Yes, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe nshuti bakunze Jeune Official aho mutwumva muherereye, nizere ko mumeze neza cyane, yaba abatwumva muri ku mugabane wa Afrika, abatwumva muri ku mugabane w'Uburayi, abatwumva muri ku mugabane wa Amerika ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Mwese reka mbifurize kugubwa neza, mbonero kandi kubaha ikaze muri amakuru yo muri iki gitondo cyo kuri uyu munsi wo kuwa gatatu. Tukaba rero turi tariki 7 z'ukwezi kwa munane, umwaka akaba ari umwaka wa 2024. Nk'uko mubyumva, nk'uko mubibona, tukaba rero tuzindutse tugarutse muri studio ikitaraganya kugira ngo tubagezeho amakuru agezweho ndetse akomeye cyane. Akaba ari amakuru y'ibikomeje kubera hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni mu ntambara ikomeye cyane ikomeje guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya leta Kongo FARDC. Birumvikana rero wowe utwumva amasaha mu gitondo, igitondo cyiza, wowe utwumva amasaha nyuma ya saa sita, reka tukwifurize igicamunsi cyiza, hanyuma kandi tuba rero kwifuriza n'umugoroba mwiza ukuri wowe utwumva amasaha y'umugoroba. Biraza guterwa nuko utwumva rwose naho uherereye, nuko ingengabihe yaho ihagaze. Twe rero mwabyumvishe turi mu masaha ya mu gitondo aho tubazaniye amakuru agezweho, ariko n'ubundi nk'ibisanzwe akaba ari amakuru abagenda yibanda hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu ntambara ikomeye cyane ikomeje guhanganisha M23 cyangwa se M23 ndetse n'igisirikare cya leta Kongo FARDC, imirwano ikomeye cyane. Yes, muri amakuru yo muri iki gitondo, amakuru tubazane adasanzwe ni amakuru avugwa muri M23, aho ibintu bijyanye n'amapeti byongeye kuvugwa cyane. Amapeti mu by'ukuri ni kimwe mu bintu byazamutse cyane mu mvugo cyangwa se mu byibanze mu nama yahuje abayobozi ba M23 ku munsi w'ejo. Ese aya mapeti barayavugaho iki, bimeze bite? Byose rongeye kubikuvira imuzi n'imuzingo. Ndaza kugaruka muri FDLR, hari abasirikare bagera kuri 2 bamaze gukatirwa urw'agafuni. Ese aka gafuni bagakatiwe bigenze bite? Abaro bakaba bakaturwa gafuni hara muri za Rucuro. Ese byatewe n'iki? Turaza kugenda tubibabwira gatanu kuri kagenzi kako. Undi musirikare ufite ipeti rya captain yamaze kujoininga M23, ibikaba byarabaye ku munsi w'ejo ndetse ku mugoroba washize. Nendaga kubivuga ariko ntabwo nakabonye amakuru yuzuye. Muri iki gitondo rero nicyo gihe rwose kirageze kugira ngo iyi nkuru nyibatangarize, mbahe icyitwa idonido. Bamwe muri babagabo baherutse gufatwa bagerageza gukora ikintu cyitwa kudeta. Ubu tuvugana aba bagabo ntabwo ibintu byoroshye. Ku munsi w'ejo bagejejwe inyuma y'ubutabera, plutôt imbere y'ubutabera. Ese byagenze bite? Ndaje rwose mbahe icyitwa idonido. Mikoro ya kabiri namaze kuyifungura. Mutangazaji sina makosa nawe rwose ndabona hari ibintu yahoze aringaniza. Ikigaragara cyo muri iki gitondo, amakuru mugiye kugezwa cyangwa se agiye kubageraho arakomeye cyane, araryoshye, arakomeye cyane. Ariyo mpamvu kubwira nti nyaboneka kugira ngo tujyane tumanukane neza 5 kwa 5, nuko usabwa kureba ko wakanze kuri subscribe waba utarayikandaho, hanyuma ukayikora. Uko ni nako gushigikira umuyoboro wa Eugene Official mu buryo bukomeye cyane. Ikindi kidasanzwe wakora nyaboneka nacyo ukabushigikiye umuyoboro, nugukanda like ndetse ukanasharinga. Like iyo uba ushigikiye iki kiganiro cyangwa si inkuru, ariko iyo usharinze inkuru zacu cyangwa se uzisangije abandi, uba umeze nk'ubatumiye. Iyo nayo ni inkunga ikomeye cyane, ubu dufashe gutanga invitation. Nguko rero ngayo rwose tubahaye ikaze, rwose mwamaze kuhagera. Sina makosa, waramutse neza, amakuru yawe bwakereza fighter urakomeye? meze neza cyane, ariko ko mbona iyo bigeze wagize ngo ubasha kunywa ikawa ya saa 12 kweri. Umbona utari fit neza rwose. Nako kaba gakenewe aretse nibura saa mazi kagera. Urashaka kuboroshesha ikawa? Burya kaba gakenewe. Urashaka kuyiboroshesha? Iyo wagatamiye hari ukuntu winjira mu kiganiro ufite icyo bita imbaduko. Ihanganiro rwose n'imashini basi banze ishyuhe, espresso banze ishyuhe, ubundi baze batumenemo ikintu cyitwa ikawa. Ntekereza ko rwose uyu munsi akazi turi bugakore neza, namaze kubibona. Kandi rwose ngo
iyo biri bugende neza bigira n'intangiriro nziza. Intangiriro mwabyumvishe ko ari nziza cyane, turahabaye turi muri za Rucuro, ibintu ni tamamu. Niki kwanza uzaniye abakunze Jeune Official Cinemakosa? Urakoze cyane, ndahera muri FRDC. Nababwiye ko muri iyi minsi rwose ngiye kujya nkubita mu gitoroshi nkareba gahunda zifashe uko zifashe. Noneho ngo imyanzuro bihaye, intego bihaye, bagiye kwigarurira umuhanda wa Sake Gicanga ku bubi n'ubwiza. Ibintu rwose ngiye kubinjira muri operation uburyo yateguwe n'ukuntu bihagaze. Turasimbukira muri Beni, abasirikare bagera mu 8 nabo bamaze gutabwa mu mvuto ba FRDC. Se bazize iki nabyo ndaza kubibabwira. Turasimbukira fighter ahantu bita Maniema, indege rwose yaje guta icyerekezo iragwa igwa hatarabugenewe. Na video nayibonye. Wayibonye. Ibyo turaza kubikurikirana turebe iby'indege. Turasimbukira Masisi, iri joro M23 yakoze ibintu biremereye. Yakoze ikintu cyitwa operation. Iri joro yakoze ibintu biremereye, ngiye kubabwira ibintu yakoze, mwese muraza gutungurwa. Ibintu biremereye ndagira ngo dukoreshe sirenge kuvuga ngo yaripuye. Cyo tuvuga ngo yaripuye izari miripuko. Yakoze ikintu cyanya mu gigimo. Urakoze cyane. Ibundi ibyo ngibyo ni ibyo ngibyo rwose bituraza kubireba. Turasimbukira Minova. Umenere w'imiripuko ntabwo ugikoreshwa cyane. Ndagira ngo twongere tuzure rwose. Iri jambo ni ijambo ngo ryashegesha umugabo witwa Kisekedi Chilombo. Icyitwa imiripuko rwose, iri jambo reka twongere duturihe umwanya abantu bongere baryumve. Turasimbukira muri Minova, bwira Imana rwose naho iri joro ntago byari amahoro. Ese byari bimeze bite? Naho ndaza kubabwira uko bukeye byifashe. Yewe ndasimbukira muri Sake naho imyiteguro iri ku rundi rwego. Ariko turasimbukira no muri Goma naho turebe ukuntu bwakeye. Yewe turagera Bukavu, imbonera kure bimeze bite? Nazo zimwe zatangiye gusubizwa i Burundi. Ese zizasubizwa i Burundi byari byagenze bite? Ayo yose fighter tugiye kuyabazanira, tuyabasasanurira ingingo ku yindi. Hanyuma ro Cinemakosa igihe bagikanda kuri subscribe abatarazikandaho, hanyuma abandi rwose mugenda mugira gute, mukanda like munasharinga iyi nkuru mu rwego rwo gushigikira umuyoboro wa Eugene Official. Mutwemere natwe tubanze tugotomere ku mazi muri amasegonda 30 muba muri we mubikora, ubundi duhite tugaruka rwose tumanuka tubagezaho cyangwa se rwose tubahereza amakuru arambuye mu buryo amakuru twabategure mu buryo burambuye muri rusange. Yes, reka nizere rero ko mwamaze kubisoza, mwamaze gusharinga ndetse no gukora like kuri iyi nkuru. Hanyuma kandi n'abatarakanze subscribe mwamaze kubikora, ndabashimiye cyane. Uyu mwanya mbere ko ninjira mu kiganiro rwose mbanje gufata umwanya mbashimira cyane. N'iby'agaciro cyane, turabakunda cyane muri rusange. Nyamara Cinemakosa ari nje utangiza inkuru cyangwa se ari nje utangiza ikiganiro muri rusange, kuko n'ubundi urabona ko ninje waje ukiyoboye. Unyemere duhere mu nama yabaga ku munsi w'ejo. Iyi nama ikaba yarahuje abasirikare bakomeye ba M23. Iyi nama ikaba yarabereye hano za Bunagana. Iyi nama rero ikaba ibaye nyuma y'uko M23 iherutse kwigarurira cyangwa se gufata agace ka Ishasha, kakaba ari agace gaherereye hano muri za Rucuro, ndetse kakaba kari mu mupaka uhuza Uganda ndetse na Kongo. Nyuma y'uko bafashe uduce twinshi, harimo za Kiseguro, harimo izitwa za Nyamirima, ndetse n'utundi duce ntajya kurondogora hano kuko ni twinshi cyane Cinemakosa. Ngira ngo twarenze 15 aho hafi aho ngaho. Ejo bakabicaye bakubakora inama. Hanyuma rero iyi nama ikaba ari yo kwiga ukuntu abaturage bo muri utu duce bagomba kubaho ndetse n'uburyo ki bagomba kuturinda cyangwa se kudusigasira. Dore ko utu duce n'ubundi tuzwiho kuba twarindiri iyo uyu mutwe wa FDLR, Rudi Urunana ndetse na Zafoka n'indi mitwe nka za Mayimayi n'abazarendo doke muri rusange. Nyuma y'uko aba bagabo babirukanso bakabashwiragiza bakabahungisha, FDLR bakayimenesha, ubu ngubu bamwe ngo batangiye kujya za Warikare niyo bibereye. Ku munsi w'ejo M23 bakoze inama rukokoma. Iyi nama ikaba yasize Cinemakosa
ivuze ko cyangwa se muri proposal yatanzwe igomba kunakorwa bakongera bakareba niba koko ibyo bintu biri buze gukorwa ndetse vuba, nuko bavuze ko bagomba kongera abandi basirikare amapeti, bagomba kuzamura abasirikare mu mapeti, hanyuma kugira ngo mu by'ukuri babone uko bayobora ibi bice bikomeje kugenda bibabana byinshi cyane barimo kugenda bagura. Ni ukuvuga ngo ntabwo bari buze gutwongera amapeti mu bijyanye n'abajenerali, ariko ya mapeti mato mato nyine ubwo za kaporale, za sergeant, za kapiteni, izo nizo ba majoro, ayo mapeti nk'ayo ngo ba serija, aya mapeti baraza kuyatanga nk'abari gutanga iki, amasuka. Ewana, ibi ngibi byatangiye kujya mu nyigo. Impamvu nyamukuru y'aya mapeti si n'amakosa igiye gutuma bazamura mu mapeti, bwa mu mwanya bashobora kuba bagiye kumuzamura ko n'ubundi yari ayafite. Rukwesha uriya kafite amapetira ko rwose uragira ngo mvuge izina wumve abantu bahita bati afande runaka, oya wabo nanone si byiza, ariko amapeti arayafite di ari nayo wagenda mwongera utunyenyeri, afite amapeti muri make, usibye ko ntabwo araba menshi ku buryo amwe bazajya yagendana mu ntoki. Abantu bo mu nzego z'umutekano ndabasuje cyane, by'umwihariko sinabakoreka manze n'isuriza abapolisi baba bakoresha ibizamini bya perimi, aho batwumva baherereye mu bice byose barimo, batarama bafite akazi sinamakuru, uzi kwirirwa ushwana n'abasivile, arantwitse sha, arantwitse. Umuntu ntabwo azi, uramubwira uti agiye gukata, ibagiye gushyiramo ikinyotere cyo gukata, polisi ati ibaze none abantu bari hariya wabamaze ati iyi perime nyiguhe yazakwicisha, ati naba nkwanga, turarwitse. Ndabasuje cyane mukora akazi gakomeye cyane, nuko urakoze, twikomereze. Ndabasuje cyane, ubwo sinzi ukuntu gahise kagaruka, twikomereze. Ubwo twari tukivuga ibyabo bafite amapeta reka baba yaryama rwose, aba yafite. Nuko sena amakosa rero aba basirikare nyuma yuko bamarimo kugenda bagura ibice, amapeta arakwiye pe. Mu mpera zo muri uriya mwaka twavuyemo nibwo n'ubundi bazamuye abasirikare mu ntera mu mapeti, harimo n'uriya umuvugizi wa gisirikare ni yahoze ari majoro Wiringoma, ubu yabaye lieutenant Kano. Ni benshi bagiye bazamura mu ntera, ni benshi cyane bagiye bazamurwa mu ntera. Nk'uko bigaragara hose n'amakosa biri kugaragara ko uko bagomba kuzajya, uko bari kugenda bagura, ni nako n'amapeta agomba kuzajya agenda azamuka, kugira ngo ibi bice barimo kugenda bafata babone ukuntu bigomba kugira gute, ukuntu bigomba abagomba kugenda nyine babiyobora. Ubu tuvugana rero hari indi nama igomba kuba, ariko umunsi ntabwo nawumenye. Iyi nama ikaba igomba kuzasiga yemeje ko bagomba kongera amapeti abandi basirikare. Ubwo icyo bisobanuye ni iki? Hari abameze neza rwose, ubu hari abari bamaze iminsi bakora neza bagiye kuzamurwa mu ntera, bagiye kongerwa utunyenyeri. Ubu nawe rero ndaza ko kuzamura mu ntera sena amakosa. Ubu rwose ugiye kukugira siho Banyamitabo ya misozi noneho harya wayuriraga Kizarendo, oya nazamukaga Gikomando, none ugiye guhita uhinduka. Turaza kukongera nayo ni kapiteni sina makosa, turagura irya kapiteni ni kapiteni sina makosa, cyangwa tukwite sergeant. Sergeant ni ritoya, major kapiteni sina makosa. Iyo ruguru muri za Nyamitabo, aho rwose iyo peti, kandi nanjye mba ndi bari kunyongera utundi. Yose ndacyari hara muri Nyamitabo, n'utuntu nagendaga ndi gukora hano tumanevure, kugera ukora utuntu twa manevure kugira ngo utagira ikintu cy'abandi ugomba. Hariya nanjye baba barayazamuye otoporo karame, ariko umuntu uzapfa ari umusivire. 23
ibi bintu ngiri kubikora mu buryo bwo kugira ngo buri wese yiyumve yuko adahejwe, yaba ari mu mapeti, yaba ari mu gisirikare, yaba ari ahariho hose agende yiyumva. Wa mutarama witwa Gifaru niwe bari ariko Gifaru harya se wa wundi w'umuzarendo wari wajoyinze mu yari koroneli wa FARDC wa Wazarendo. Yari wa Wazarendo. Niwe yabanje muri FARDC. Uzi ko benshi hari abava muri FARDC kubera bakabajyana mu bice bavukiyemo. Urukumva noneho yagerayo akitwa yuko agiye ku muzarendo ariko ari mu FARDC. Ariko yavuye nese rya peti rya koroneli yari arifite ari muri FARDC cyangwa yari arifite ari muri ashobora kuba yaravuye muri FARDC ari nk'amajoro yagera muri Wazarendo agahita wa koroneli kuko nta ntwari wenda akantanga urugero kuri ntwari nk'uriya ntwari uri harazabusihe yari liyetena hara kwa Mayanga ariko ahagere muri Wazarendo ahita aba koroneli. Ubwo rero arenga irya kapiteni, arenga irya majoro, ahita yikubita kuri arenga kuri rya leta na koroneli, ahita yigira koroneli. Zimya ari amatara ntago turi kuri video cinema ko ubwo uzi ikigomba gukurikiraho buriya baramudegaraza kuko yayo yari yarayihaye kubera ari autoprokarame. Ubwo rero ayo mapeti birashoboka ko yose bari bayamuhanaguyeho ugasanga dane bamutangije nk'agapeti niba yamaze kubari kuri fresh kuva muri refresh usibye gatabura nka kapiteni wenda mu buryo bwo kugira ngo batamuca intege cyangwa se wenda batabona yuko bamudegraze ku rwego rukabije ushobora kumubwira ati ubundi uziko leta wa M23 abarenze wa Wazarendo kure na kure cyane abarenze koroneli wa Wazarendo no mu mipangire y'urugamba rwose abamurenge nese bamuvugeranya n'aba basivili kare ubwo rero aba autoprokarame hanyuma rero sina amakosa ubwo nanjye igihe bari buze kuba batanga amapeti nanjye rwose no gushaka iryo ndi buze gucakira ntago zahora ndi fight ariko utazamuka mu ntera ubwo birumvikana nawe ugiye kwiyongeza akanyenyeri gufata irya autoprokarame ariko ngomba kurigira yego da hanyuma se n'amakosa ubwo iyi nama uko bizagenda tuzagenda tugira gute tubibakurikiranira ripura indi nkuru imwe nze kukubwira mpite manuka nanjye n'indi nkuru mbabwire aba FDL bamaze gukabitirwa cyangwa se gukatirwa urw'agafuni ndetse icyo gikorwa gihita kinashirwa mu bici gihita gishirwa mu ngiro ntago bategereje ngo habirinde hacaho n'undi munsi. Yes, reka mbabwire yuko uwo bita Christian Chiwewe Shongesha ni umugaba mukuru w'ingabo za gisirikare umugaba mukuru w'ingabo za FARDC ukongeraho ministre w'ingabo Gikabongo aba bagabo ngo bicaye babwira uwo bita Peter Kirimwami Nkuba yuko namara ukwezi atarabohoza uyu muhanda Sake na Gicanga ko numva bagiye kumutakura isongoye Gicanga Minova Gicanga Sake Gicanga Purito aha babanza bakamutegeka kanagira muri Sake naho ngiye kuza mbabwira bahahaye ikomereza nuko ngo uyu mugabo Peter Kirimwami Nkuba bamuhaye operation yo kugira ngo abohoze uyu muhanda Sake Gicanga ku bubi no kubwiza atawubohora igihe cyagera ntacyo yari yakora ambwira ngo baramukura muri Kivu y'Amajyaruguru bakamuhereza ibimukwiriye ubwo bivuze ngo bya gavana ashobora ariko rero uyu mugabo baramurenganya uyu mugabo ni gavana rega ntabwo ari we uyoboye operation hano muri Kivu. None se gavana bivuze iki? Rega ni umusirikare se umusirikare guverineri ntabwo ari nose n'umusivile ariko none afite izindi nshingano zo mu mujyi wa Goma ugira ngo kuba barashyizeho etat de siège hara muri Goma no muri Kivu y'Amajyaruguru muri rusange uzi ngo kwari kugira ngo bashyire abasirikare bo guca imanza no gufunga abaturage no kujya barya iby'abaturage gusa kwari ukugira ngo bagende barwanye imitwe yitwaje intwaro iri burasirazuba bwa Kongo. Rero ntacyo bagezeho bamubwiye ngo ibyo kwirirwa wicaye aho ngaho abasirikare bawe bari guca imanza ntabwo aribyo byakuzanye urumva ati ibintu byakuzanye
ni ukugenda ugashwiragiza M23 reka n'abayikomokaho bose. aba bagabo impamvu uri kubona bameze nk'abataye umutwe nawo ni uko mu by'ukuri ibukuru bari kubatesha umutwe habwira ati rwose muvuge bimeze bite kandi buke ko baherutse gutangaza ngo bamenye impamvu ngo M23 ngo ijya ibakubita ku rugamba ariko nyuma yo kumenya mu mayeri sinama ko nta n'agasantimetero na kamwe barayitsimbura. Umva ibyo Suminwa yavuze. Suminwa yavuze yuko uwo bita Peter Chirimwami Nkuba naramuka ataboheje umuhanda ntazirwa kandagira n'Kinshasa. Araho bohoza temwo kabyara. Bagiye gutuma rero arwana ari kuri pressure. Urumva? Noneho agenda ibifara abinyanyagize babitware. Ngo uwo bita Peter Chirimwami Nkuba nawe yavuze yuko waba uri umusirikare ufite imyaka 25, waba ufite 70, waba ufite 70 ingahe, mwese murajya ku rugamba. Urumva? Ngo ibintu bigiye gukorwa bagiye kumanza bafata goma sake bayishwanyaguze bayikuramo bakomereza bamwe bageze za Mushaki abandi bakomerezeho za Kingi za Kabati za Kirorerwa ngo ku buryo nibura mu minsi 30 ngo bazaza bari kubabwira Fighter ngo nibura twageze igicanga. Ati nibura twageze igicanga babone gutekereza ibya za Mweso na za Nyanzare yewe bamanukana za Kanyabayonga. Na hatari ibyo Peter Chirimwami bamaze kumushyira ku ipanu ibi nikigiye gutogota ibintu byo kwivugisha ngo urugamba rwananiranye bino ngo bita Antoine Felix Tshisekedi ngo ntabwo ashaka kubyumva, ngo ntabwo yumvisha uburyo abasirikari ibihumbi n'ibihumbi batsindwa nk'abana, ngo ntago abyumvisha, ngo kugeze ya maginga ntago abyiyumvisha. Asaro wowe wabyumva. Reka turebe ngo bamenye ukuntu urugamba impamvu barutsindwa urugamba babimenye. Reka turebe ikiri buze kuvamo. Uwo bita Antoine Felix Tshisekedi ikindi yavuze ngo nuko imitungo yo bita Joseph Kabila iri ku butaka bwa Kongo, iyi mitungo ishobora kuba igiye gufatirwa. Joseph Kabila iyi nkuru barasisiyo. Urumva? Turebe ngo ni nyuma yuko uwo bita Antoine Felix Tshisekedi akomeje kwita umugambanyi uwahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila, akaba amufata ngo nk'umugambanyi ngo kuko mu mafaranga M23 ikoresha mu ngengo y'imari ngo nibura nka 70%. 70%. Fighter ngo Kabila ashobora kuba afite mu kuboko. Ukubesha. Urumva? Ikintu cyatse kuvuga rero Fighter, urugamba rugiye kuba inkekwe. Muza amagambo Kabila yavuze Fighter. Kabila nawe yagize gutya yikora mu mitana yibwira batanaza aravuga ngo hazagira ukora no ku kintu cyanjye na kimwe kiri ku butaka bwa Kongo akaramuka hirayi akagira icyo akagitunga n'urutoki, iyi Kongo izahita iba umuyonga, izahita iba ubutayu bwa Sahara, izahita iba ubwo ntabwo buzari ubutayu bwa Sahara, buzari ubutayu bwa Kongo. Abagabo bari guhigana hariya abanganya ubutwari barahiga abagira abahiga ubutwari baratabarana. Ni gutyo babivuga ati abahiga ubutwari baratabarana. Fighter Gisegeti na leta yiwe ngo bararamuka bagize icyo bakora ku mitungo ya Kabila. Kabila ashobora kurekura ikintu kiremereye. Bamugenzeho kenshi cyane. Subundi bayitije subundi ugira ngo bayimarana iminsi nge bayigiyeho bayimarana iminsi ngahe mitungo. Hayo. Uyu mugabo ngo yavuze ngo ndi mu gihugu cy'amahanga nibyo ariko mfite uburenganzira mu gihugu cyanjye. Umugore we se ntayirimo harya. Gura aracyari muri Kongo wana. Wari muri Kongo.
n'umuhungu we bita Espoir. Rivalembe aracyari hano muri Kongo, ibintu arimo arabikurikirana, arimo arabiringaniza, yibesha akagira n'isazi murya yatsetse, mwavuga ukuntu mwayimwoherereje, nibwo mwahita mumenya mu by'ukuri ko umugore wundi avuna. mubwije ukuri, uwo bita Gisegeti n'uwo bita Kabila ngo ni mbirimbiri. uwo bita Gisegeti n'uwo bita Kabila ubwe ni hasi hejuru. Umurwayi se, umurwayi mbese Kabila ntaramuhura, ararwaye murwayi buko kurabona gifite n'imbirimbiri. ubu umuntu yaba yirwariye amadisike, harimo na za prostate, ukavanga agiye guhangana kuko ibyo bintu yabivamo. Pauvre Gisegeti. Sina amakosa rero, reka twinjire nanjye, reka mpite gukorera mu ngata, ninjire kuri iyi nkuru iri kugaragaza ko ku munsi w'ejo hari abasirikare babiri ba FDL bakatiwe urw'agafuni, ndetse bihita binashirwa mu bikorwa, babakubita agafuni. Muri abo basirikare bo uwitwa ngo ni Serija Nsabimana, undi akaba ari Koporo Turatsinze. Aba basirikare cyangwa se aba ba FDL bakaba bose na barudi urunana, bakaba barashinjijwe kugira uruhare mu gutungira agatoki M23, aho aba bagabo bari bakambitse, ndetse no bari barakoze stoke y'ibikoresho, bijya bikoresho, ndetse ngo banatanga n'amakuru ya biriya bikoresho byavaga muri Lac Edward biri gutangwa n'igisirikare cya Congo FARDC, babiha FDL kugira ngo izaze kurwana, izatake M23. Ibikoresho byose rero ngo byatwawe cyangwa se ngo M23 yafashe, byose ngo bikaba byararanzwe n'aba bagabo, bakaba barakoreshejwe nk'uko amakuru y'ubutasi yavuze ngo aba bagabo, urumva bwa butasi bwa FARDC nta kigenda, ngo bwabahaye amakuru ngo kaba bagabo ngo bakorana ngo n'igisirikare cy'u Rwanda RDF, ngo noneho ngo ayo makuru ngo aba bagabo ngo bayahaye igisirikare cy'u Rwanda. Urumva ukuntu bababeshya, ibaza ukuntu igisirikare cy'u Rwanda cyakorana n'izi nkoramaraso. Urumva barangije ngo nabo ngo bahita bayaha M23. Urabizi bo banavuga ko ngo banarwana muri M23, ngo barwanayo, RDF ngo irwanayo, niko bivuga. Ngo noneho ngo niyo mpamvu ngo ibyo bikoresho ngo byahise bigambanirwa. Aba bagabo sina amakosa, ikintu ngo baje kubafatana ngo kigaragaza yuko ngo bagambanye, nuko ngo bamaze iminsi bari kurya bya biryo bya M23 turabye byitwa direction, bya byo mu bikopu barabisanganwe bari kubitemagura, basanze bari kubicekagura, bari gutemagura bya biryo bya direction. Hanyuma ubwisobanuro batanze bitewe nuko abagabo bari bakubiswe urugamba, batsinzwe barakaye cyane, ntabwo bigeze bwumva, kuko bavuze bati ibyo kurya twabifashe n'ubundi ku rugamba, nyine barabifashe bari ku rugamba. Ariko buriya hari n'andi makuru ubwo bari bafite, ibyo cyabaye nk'ikimenyetso cyiza cy'ibikomfurima, ariko urumva ko hari ayandi makuru bari bafite, icyo kiza kiri nko mu bimenyetso. Baravuga ati rero ibiryo nta bindi nibyo muri gukorana, bari kubaha ibiryo muri kurya, tayari ntago bigeze bavuga byinshi, bahise bakatira urwo gupfa agafuna ako kanya diregite, bikojeje mu gikari, hanyuma bareba agasuka gashaje kameze nk'agafuni, twatunda abantu hakunda guhonda amagarave bifashisha, cyangwa se abafundi ukuntu bacongesha amatafari. Hanyuma noneho barababoha bikoza munsi y'urugo mu rutoki, ubundi noneho sina amakosa bakatirwa, bamaze kubakatira rw'agafuni babishyira mu bikorwa, barangije bavuye ngo barataha. Ibi ngo bikaba byababaje bamwe mu basirikare ba FDL b'abakomoredi cyangwa se babanye n'aba bagabo, bishobora no kuza gutera icyuka kibi hano muri FDL. Kuko
ibi byose ngo byatewe ngo n'umusirikare mukuru, wenda ntabwo bigeze ambwira umusirikare ipeti rye. Uyu musirikare ngo muri ibi bitero byabaye muri iyi operation M23 imaze iminsi iri gukora, ngo hakaba haraguyemo umuhungu we w'imfura, bityo rero akaba ari gufata ibihano, akaba ari gufata ibyemezo bya busazi, ngo yabaye nk'umusazi. Nacanganyikiwe nyuma y'uko M23 muri bitero haguyemo umuhungu we w'imfura, ngo ari gufata ibyemezo bihubutse cyane, ibyemezo mbese bigayitse. Bityo rero bikaba muri FDLR uruhande rumwe rukuvuga ruti birashoboka kuba uyu mugabo yafashe kiriya cyemezo ari trauma, akaba yarenganyije aba bagabo babiri Nsabimana ndetse na Turatsinze, kuko ngo bari abasirikare bakora neza akazi kabo. Ikicuka kibero sina makosa cyatangiye kuvuka ngaha muri FDLR Rudi urunana. Iki kikaba kiri buze kuba imbarutso ishobora kuza gutuma mu by'ukuri uyu mutwe usigara usenyutse, bitewe nuko urumva ko harimo icyitwa bombori rwose, urumva ko yagezemo, ntabwo biri buze koroha. Aha, dukomereze kuri iyi nkuru ivuga ko umwe mu basirikare bafite ipeti rya kapiteni, bakunda kumutazira akazina ka misire, Mizayiro, ngo ni kapiteni Mizayiro. Akaba yabarizwaga mu ngabo za FARDC, akaba ari kapiteni Malungu. Bidasubirwaho sina makosa nayo yamaze kujoininga M23. Ibi akaba yabikoreye muri za Rucuro, akaba deja yabitewe ngo nuko n'ubundi ngo iki gisirikare cya FARDC kitari gutsinda, ariko nanone ngo kuba kidatsinda ngo kikaba ari nuko n'ubundi ngo ntacyo kirwanira, ahubwo ibyo kiri gukora ari amahajabu, ni amarorerwa. Doke muri make yarebye ngo ibyo kirwanira arashaka arabibura. Hanyuma ngo arebye intego M23 bafite n'ibyo n'uburyo ki n'ibyo bakorera abaturage, aravuga ati arihamudurira, sinshobora gukomeza kuba nirukanka ndimo ndamaragura amashamba zibisebe ngo bafite abasirikare ba FARDC muri amashamba ya Zantuza, nubwo bambaye bote. Gusanga ngo rwose ngo bamwe ngo za Ruseke ugasanga ngo nk'igisongo cyinjiye mu mbwana barahandura, cyangwa se ugasanga harimo intoboro y'isasu, mbese ngo ntiwareba barashize. Aba FARDC benshi baba bambaye za botine, araho utajyana botine n'abayobozi. Abasirikare bato ni bote n'abasandari n'ibibodaboda. Ongera n'ibibodaboda, utashyiramo bodaboda ariko ngiye kuza kuhakwita operation ya Masisi. Hari umusirikare uherutse kujya ku rugamba, yakoze inkweto yo mu myenda. Yakoze inkweto yo mu myenda. Yafashe imyenda aragenda ayicamo imishumi, arangije afata ibirenge by'abihambiraho iyo mishumi, arayihambira bye biba nk'ibitimbo, ibirenge byose arabihambira, arabifuka byose. Noneho hasi akabanza gusasa, ukagira ngo agakora tapi. Yararuhambiye urwo rukweto, naza kurya rukuramo kada ukuramo ni uguhambura imishumi. Noneho ngo hari ukuntu yafungiragaho ipantaro, ukagira ngo ni umumonko. Hari ukuntu udukweto tw'abamonko bambara bagafungiramo ipantaro, ukabona byahuye neza. Ndikora bisa n'ibya bitimbo. Nubundi izo nkweto ntabwo yazambara igihe kirekire. Ibyo wakwirukanka ukabyirukankana ukagera iyo ugera amahoro. Ni muri iki gihe cy'izuba nizo nkweto bari kwifashisha. Mu gihe cy'izuba none buriya ugeze nkaho urambuka amazi ugakandagiramo.
byaba none iyo bishushe cyane si ugukandagira mu mazi agahoza ntabwo byakuremerera. umva nuvuga ngo ibaze imyenda akozemo inkweto iba ari imyenda utabara ari myinshi cyane ariko urukweto akarukora. Bageretse ifoto mbona inkweto yambaye wagira ngo ni imyenda wagira ngo ni imishumi yaziritse ku kubwira ukagira ngo ukubera kaza niba rukiri Masisi muri Masisi. Ariko update ngezo nuko imirwano muri iki gitondo yaramutse, ariko bitewe nuko hari ibyo twari twateguye imirwano ntabwo twigeze tuyikurikirana neza, bivuze ngo nyuma ya saa sita akazi karacyahari muri update time iraza kugaruka cyagiye cya update time. Masisi iri joro ryabaye ijoro ribi, ryabaye ijoro ry'amarira, ryabaye ijoro ry'imiborogo ku ruhande rwa FRDC ndetse na Wazalendo. Dore Kindi Defense iri ahantu hejuru muri Mpanamo nayo yatwitswe, ikaba yahiriyemo abasirikare bagera nabo muri 7. Ni nyuma yuko abakuru babo bari bavuyemo, iyi defense yasigayemo ngabo gucunga bareba ko M23 ishobora kwambuka Rushoga ikaza hangaha za Mpanamo. M23 byarangiye noneho ikandagiyeyo n'amaguru yayo, apana koherezaho noneho za rokete, yambutse yambutse iri joro. Ubwo urumva aho yarira rega buriya reka nkubwire sina amakosa. Buriya ibintu bita amasasu ni ibintu bihenda cyane. Noneho nk'aya makompora yo iyo bigeze kuri ari amakompora buriya nk'amafaranga aguze ibikompora nka 5 ushobora kuyarya nk'imyaka wowe ubwawe. Ariko ngo M23 ngo hari umuterankunga igiye kubona ndaza kubikurikirana. Umva amafaranga aguze nk'ibikompora nibura nka 3 ushobora kuzarya nk'imyaka nka 30 gusa se rero ko arya nabuzukuru bawe akazayari ayirege wenda nk'izi za Sukhoi niyo ya uzi ko ikirokete kimwe gishobora kuba gihagaze nko muri miliyoni zingahe z'idolari. Keretse nk'ibi bya Sukhoi nizi za 50 mm 60 mm. Ubundi ko turi kurinda twabitinda tuza agaciro k'imbunda. Oya ariko njewe nzine niba wumva ngo Sukhoi ntabwo igihaguruka bavuga ngo bitewe nuko ngo amafaranga yo kugura ibisasu yarabuze za mizayiro, uhita wumva ko niba ayo mafaranga FARDC yabuze ntabwo bari make. Ariko uko biri kose kirahenze. None se nimba ibuye rimwe rishobora kuba ritanava mu gisasu kimwe rishobora kugura 30,000 by'amadolari, ukeka ko nimba icyo gisasu gishobora gukorwa nibura n'amabuye nka 50, ukeka ko cyagura amadolari angana iki? Ubwo ronge niyo mpamvu uri kukubwira nti ntabwo bakomeza gusesagura. M23 rero nyuma yuko yatwitse defense hakaba haguyemo abasirikare 7, ariko ngo hakaba haguyemo n'umukapiteni bita Gitaminsi. Tazigwa izina rya Gitaminsi. Gitaminsi burane yarishishuye kwa muri M23 nako ifite witwaga Gitaminsi. Witwa Gitaminsi M23. Uyu muvandimwe ngo yari kapiteni nawe akaba yaguye muri iki gitero M23 yagabye muri iri joro, dore ko yakigabye ahahera saa 9 zishyira saa 9 n'igice z'urukerera. Ni muri iki gitondo fayi. Bakaba bagabye iki gitero baturutse Karongi. Bamwe baturutse Karongi, ahandi baturuka muri Rubari, bahuriraho bita Kabiru. Ngo nyuma yo guhingukira hano za Kabiru bazamutse berekera za Matovu, bamwe baca umuhanda basa nkaho bamanuka hehe, basa nkaho bamanuka za Muheto, abandi babaragira ibuye hejuru y'umuhanda, babandi bazamutse hejuru nibo bagiye gutwika defense, abandi bari gukora icyo bita gukavaringa. Muri make bifashishije umwegege. Bamwe bakavaringaga, abandi bamaze kugera muri defense bari gutwika, bari kurasa. Muri iki gitondo bikaba bibyutse ari amarira menshi cyane, dore ko n'ugitaminsi umugore wa fighter yabaga hari azagashebere. Umugore mu kapiteni bita Gitaminsi akaba bagahara azagasheberi. Muri iki gitondo akaba ari amarira menshi cyane ku ruhande rwa Wazalendo bari mwabira bice. Ni nyuma yuko ahangaha zabusihe bo bamaze kuvamo, basigaye ni za ntarukira zigenda ziri guhunahuna mu baturage, ziri kubaza amajeto ya Sarongo, ariko abandi bo bamaze kujya gukambika aho bita
igahanga ibusakirwa. Ubu niho ntwari yicaye. Ibintu rero bikaba byamaze gufata indi sura, noneho Masisi ubu ngubu ikaba igeraniwe ku rundi rwego, irageraniwe. Niba turi kuvuga ngo Mpanamo ntabarimo, Busiye ntabarimo, Gatare ntabarimo, Rurambo ntabarimo, Buguri ntabarimo, Bikenke ntabarimo, nta kintu wumva muri Masisi ku zone. Amakuru mfite nuko administrateur nawe yamaze kuvamo, yagiye administrateur wa territoire ya Masisi yamaze kuva muri Masisi. Ubu tuvugana nawe yicaye Igoma, amakuru mfite nuko indege ya Monisco niyo yamuzamuye, M23 ikaba ifite ngo papasi. Ariko se nkubagane ko ntashaka kubagana muri iki gitondo, ndaza gukubagana nimugoroba muri live. Konda gukubagana muri live, ndaza gukubagana nimugoroba. Narigiye gukubagana muri iki gitondo, ariko nzi yuko ibyo narigiye kuvuga bishobora kugera mu masaha byamaze no gushyirwa mu bikorwa. Iyi Masisi irageraniwe. M23 Rubaya ngo yamenyeyo abasirikare benshi cyane. Ntombaze ngo abasirikare yashize Rubaya nabiki fight, kuko mission bafite iyi Masisi ni batayivamo hakiri kare, nuzayisigara amashobora kuzafatwa bugwate, ashobora kuzabura hazamenera. Mwamaze kumenya yuko babandi banyuze za Kinyana ubu hasigaye amasaha 3 kugira ngo babe bageze Rukwete. ko bari ku muvuduko uri hejuru. Wamenye ko basigaje amasaha 3 ngo babe bageze za Rukwete. Gusa 3 yaruzuye, na 3 none yuzuye. Nge ndavuga 3 ku bantu mutazi kugenda. Ariko uzimamva ashobora kuba arenga 3. Nuko ntabwo baba bagendera ku mabwiriza, ashobora no kugera mu nzira bakicara bagapiga igoti bagahagarika. Ni urugendo rw'amasaha 3 rusigaye, ariko ntabwo basigaje amasaha 3. Cyangwa se wenda bagera imbere bagasanga ahantu hakunda kuba insina nyinshi, bakaba baporinga ntibakomeze kwa accelerate bitewe na situation barimo, urumva. Ariko ari umuntu uri kugenda bugenzi ni hafi cyane, ibintu byafashe indi sura. Bodo yafashe hasi hejuru, yavuze ngo Masisi ndayikeneye imbumbe. Aga niyo ntego, ndayikeneye imbumbe, nico bamushinze. Nk'ukuntu bitwa bakasikira n'abakiko babashinze hariya, n'aba Oliver bababwiye bati turashaka kugira ngo mufate abayonga Rubero n'iki byose. Abagabo buriya Bodo nawe buriya Masisi nta kintu na kimwe yavuga. Iyi Masisi nta kintu yavugana na generali bitaratungana ngo avuga ati dore ibintu nabihaye umurongo. Ubu ngubu rero M23 fighter uyu muhanda wa Masisi Masisi Bihambwe Matanda Mushaki ntabwo ngo ejo ari gukoreshwa bitewe n'imirwano yari kubera mwabiriya bice. Ndabyumva, ntabwo imihanda yari gukoreshwa. Reka nze dutegereze uyu munsi turebe niba haraza kubamwo icyo twakwita nka tamo, nibura abamotari bakaba bakongera gukora, usibye ko ari moto ziri gukora gusa imodoka zo ntazo. Tukaba twareba yuko hari cyakorwa, ariko namarira menshi ndetse n'agahinda ku basirikare ba Wazalendo ndetse na FARDC, kuko bakomeje kugenda bari gutakaza ibice bimwe na bimwe muri territoire ya Masisi fighter. Aha nuko rero bihagaze, sina makosa muri ibyo bice. Hanyuma reka tugaruke kuri iyi nkuru ivuga ko witwa bamwe muri babandi baherutse kugerageza gutera kudeta Kisekedi, bakajya kuri Palais de la Nation bakarasa kwa Vital Kamerhe bakarasa n'ibiki byose, bari bayobowe na Christian Malanga. Abagabo rero bashizwe imbere y'ubutabera ku munsi w'ejo. Inkuru idasanzwe nuko baje kureba baravuga bati rero kuva uyu mugabo yarapfuye yaravuye mu bazima Christian Malanga, ibintu byose by'ibyaha byose niwe babigeretseho, kuko n'ubundi ntago barenda kumufatira ibihano yarapfuye.
bavuze bati uyu hari uwahoze harona wayo yatanze ubuhamya yavuze ati njye nari ndi umukanishi niberera ngo niba ari mu kahe gace k'iyo kure ngarangije ngaraza aramubwira ati ngwino nkurangira akazi karago ujya kaguhemba amafaranga menshi undi nawe arakumanukira yumvisha amafaranga dore ko bya bintu byitwa amafaranga bizadukoraho baramanuka bose ngo barajyana ngo agiye kubona ngo abona ngo babambitse imyenda ya gisirikare kandi ari umukanishi kumbunda rwose witwa Maranga ngo Christian Maranga ko yari afite imbunda ngo ntabwo ari kubisuzugura ngo arayambara nta barayimukabukira ubundi ngo bikoza hariya kwa Vital Kamere no muri Palais de la Nation bababwira gahunda ko bagiye kugira gukora kudeta ubwo buri wese wazaga yisobanura niwe yahirikiragaho ibyaha nuko bose bagiye baravuga bati tuvuge ko ari uyu mugabo wabiduteye nuko ibintu bihagaze agabo bagiye gukora kudeta mu by'ukuri nta n'abasirikare mufite ngo igisirikare kitabizi ngo kize kugufasha avuga no muri politiki bakurasa ukagira ngo nishira hamwe ongeraho no muri politiki nta n'izina riremereye ufite filime ziragwira komedi ziragwira ni ukuri kwima nta gahunda abasirikare batakuri inyuma ubundi kudeta uburyo itegurwamo ni ukuba igisirikare cy'igihugu kikuri inyuma bitari ibyo bakurasa ivumbi ikakutumukiramo nta n'icyo wanakora none n'abapolisi ubwabo ntibagushyigikiye kugira ngo nibura babanze bagukavaringe igihe ushemeza abantu ku munwa ongera uvuge n'abamutekano nta n'ubwo ugushyigikiye kuze kudeta wagiye buriya nka M23 ni urugero wenda ntabwo bo babikora ntabwo ibintu byaho ubu nk'ibi babikora iyo baramutse bageze hara bakitwaza nibura nka bamakasi cye nka 35 bakahita bakinjiramo bagahita bagota aho hantu FARDC niyo yakumva gusa ngo ni M23 kabaho kandi bamanukanye force bahunga bahita bumva amabwiriza ikintu twamaze kubona kugira ngo kudeta igerwaho fighter kuko tubona ibihugu byinshi byo muri Afrika bikora iyi kudeta nuko hari abantu bo kugukavaringa bahari ababagabo mu butumwa bwa Samedi Arasi nibo bavuze bati 23 wabagira ngo nk'abamiriseneri ngo bajya bahora mu kazi ngo bashyize ku gisirikare cya kangahe muri Afrika iri hejuru nta nubwo wayigeranya n'icya hano muri Afrika reka iri hejuru cyane wase barusha abanyarwanda none ntago barusha RDF ngo nabaki RDF yagize kuvuze ngo naba DF RDF umwanya wa RDF ntago wagera ku rwego rwayo umva nyine burya umuntu iyo yagukubise nibwo umenya uko gukomera kwe nyine buriya kubera ko M23 iri kubaba hariya bamaze kuyumva nyine kidasanzwe ariko nawe bitekereza M23 imitwe ihanganye nayo hariya yirirwa iri kunyuza agashari gusa ubwo urumva babuzwa n'iki kuvuga ibyo bintu bajya bari kurwana n'Uburusiya ati baramutse bakoze umutwe nkawo ni ngo nk'aba Blackwater cyangwa se nk'aba Wegina atabagabo cyangwa zari Shabab ntago bazajya babura mu biraka nuko uzajya bahora mu biraka ati bano baramutse babaye n'umutwe w'ibyihebe nta no wabavugaho ibyo byihebe byo n'ubundi babita ibyihebe babagize nk'abamiriseneri ntago ari byo ariko babita byo ariko ntago ari byo ariko nyine navuze ngo bo babitabo rero babagize abamiriseneri ngo bajya bahora mu biraka ibiraka babagize nk'abamunisiko hari n'igihe ngo bazajya babona n'ibiraka byo gukoresha imyitozo gusa byo biraka bibera bajya bajyana no muri Ukraine bakajya guhabya abarusiya bakabyara imva mbese ibyo bihita bikubwira bihita bikompara impande zombi ngo bihagaze bite ko nabyo nkavuga ati ntabwo haba harimo amakabya nkuru haba harimo amakabya nkuru ko senamako imyambi isaha yahuje imyambi reka nze nsoreze kuri inkuru yo muri Beni Fighter naho hari abasirikare 8 ba FARDC bamaze gutabwa mu mvuto ngo bakekwa kuba bakorana na M23 ngo bashobora kuba ari batanga amakuru ya M23 muri territoire ya Beni abavandimwe nabo rero ngo bakaba bari gukurikiranwa n'ubutabera ngo nibaramuka bahamwe n'iki cyaha nabo bashobora kuba bakatirwa urwo gupfa urumva ko rwose
hariya naho ntago byorohereje na gatoya. Ubwo iby'iyi nkuru ngiye kuza kubikurikirana ndaza kubabwira uko bihagaze, ariko ngo no muri Maniema rwose indege yaje guta icyerekezo ahantu bita kara gace bakita Bikenke nayo indege ngo yaje guta icyerekezo iza kwigwira mu njumbure y'imyumbati. Ano bakuye imyumbati niho yahise yigwiye. Ubwo rero niba shobora kubigereka kuri M23 muri yazi system yo guhindura GPS kavuga ati ni ba nyirabayazana ni M23 n'u Rwanda. Ya ndagushimiye Fighter, ndabona amasaha yatujyanye ariko ubwo andi makuru tutabagejejeho ndabona amakuru ni menshi. Time mu masaha saa 8 aho ngaho saa 7 saa 8 urabona ko tuvuye muri studio kare tugiye gutegura twinjire no mu biri kuvugwa muri iki gitondo he na he hose tuhikoze. Ubwo muri saa 6 cyangwa se saa 8 aho ngaho rwose ikiganiro kiraba cyahageze. Mwakoze cyane, wakoze cyane Sina Makosa. Wakoze cyane Fighter. Asante, ciao. Ciao.